umugore wawe ubu ngubu yageze mu Misiri. Ako ndi kukubwira ko umugore wawe yageze mu Misiri nyine. Ndetse twari twavuganye gute? Ntabwo arambwiye ngo bagiye kumvikana ahita agaruka. Yumvikana nande? Manager mwambwiye ubu. Tuza umugore wawe barimo baramukora akazi yageze mu Misiri. Yemwe mubayo mwiriwe se umuntu aba yahamagaye ntabwo mwumvara cyangwa twatwumva nubwo wenda ari iwanyu ariko nakumanza umwanya munini kabisa ezari kiraga hanze angase wati yatuma ntabwo mujye kurya sana nibyayobo nyine nguragenzwa n'iki se nashaka gasobuja mu mujyi wa Kigali koko urumva wageze iki gihe ukiri mu ntuzi ukiri mu rugo koko noneho ubuzi ko ugomba kwishyura n'ibyondo by'abandi nibibaho kijyaba yagiye yanajyanye na madamu we bagiye heza bagiye mu kazi uri umukozi wabo umukozi wawe nyine uranyobewe bagenda bakwiye ko bagiye urumva koko urumva wowe ugiye umukozi wawe ugiye umukozi wawe ndamufite ako yengeye mubwira ngo ngiye no mu bikubajije uguriye injajwa nyine ahubwo reka mubwira buriya impamvu batakubwira bayoboye moto zasanga televiziyo bayitanye wowe uhajya ugira ngo hano mu baturanyi kandi bagiye kare kubera ko rwose n'ubundi isura yawe byonyine bose wanjye ntabwo ajya agenda ngo utari bakubwire n'ubundi buryo ureba wareba nk'icyaha ntabwo umuntu yakwizera ntacyo hanyuma beretse winyikoreshwa yego wa shefu ariko rwose mwambere n'agaruvati keza sinzi ahantu mwakaguriye wambwira ikikugenza se ndashaka shobuza rero ndamushaka ndimo ndihuta bose yagiye iyi nzu nyirayo kuba mbizi ndabizi kwinza ni yawe nuso nijye uje kwishyuza aho hantu hagaze barahubatse nijye uje kwishyuza gabanya umunwa umva hapa si kwaso ibyo ngibyo ndimo ndabyumva ahubwo ikikugenza ni iki bose wanjye wenda uri gushaka ntawe uhari umunwa mukeya uranzi jewe unyiri ibyondo zurumva akobasha ba nyiri ibyondo b'ikigali mwishyuza nabi yishyuza nabi bitatu esha sawa neza sawa boss yaraje kubareba ariko ntacyo kwatuntu nakubwira badutunganyije we nadutunganyije rwose chef meze bitese Mumaze kuwa yahiye meze neza namaze no kubitunganya biri mu nzu karibu ku meza wowe karibu ku meza chef ninjye aruje kureba no kuvuga ngo nabarebye mwese yube mumu kubera icyo babarebye bose muri kumwe God have mercy upon us ntacyo kambe muvugira no kuvuga ngo kamenyana n'uyu muntu ariko nareme nimuvugana kabisa mumeze neza sawa nari mugenzwa n'iki ibintu byo urimo urareba umugore wa boss wanjye ndetse nanyuzeho kuba kunyuzeho se ni ngombwa ngo murebane ibirometero 6 ariko kubarisa ngo anyureho nsinzire murasara kicoco uri umukozi wo mu rugo ubundi umuntu ugana akora mu rugo ako brete maze ngubaze ubundi reka ngubaze urugero kamubaze gatono gatoye ari wowe ni vazi bo muri uru rugo agafite akamaro nakahe ibintu byirariro kamanze ngubwira ejo bundi boss wanjye aherutse kuvuna hano umuntu urumva yewe nakwitegereje ndakureba nsanga inshuti yanjye kubuje nakubesheze ubujeze ko tuganira mabuje buriya nta kintu kigashobora kumbesha manza wumve nyine mubweshiro dio ukorera ngahe byo umushara murira kandi nabo ni ngo wanshubije wa mabyiwe ukorera ngahe genda amabi ngiye kubagara ka wambo nimbugiye kuvuga ibintu birimo amafaranga bye birumbi uhembwa ngahe 30 none numva sembwa makeya uzaza kugeza kuki harimo kigeze wanyu vuga ibyo uvuga ureka kumbwira kuba amafaranga ari makeya membwa ndumva nta musi bifite 30 muri Kigali 30 nyine cyewe nene 30 wariye wana nyweye wana rya reka mubwire uzabwira ukongeraho 5 ariko reka mubwire nyine ngo manze ubwire ikintu ushaka ni ukuvuga ngo nyuko buja ni ukuvuga ngo ariko nta nibanga ntago mutumye uranyumva gishinzwe ni ukuvuga ngo nyuko buja mvuze ngo iki mpabuje nyine Yesu vuga vuga ibyo ngo nyoko buja ndamushaka
shaka njye ndaguhikiraka urumva ugira umuganirize umubwire ko ngiye mukeneye hanyuma ubundi wowe ayo mafaranga baguhemba ngahe 30. ubu ejo nkwaye 15 ntabwo wayafata wakicucuwe amavuki cya kabiri cyo angereka buri irari ryabanyira ibyondo ni kuva kera none se kuvuga gake bisaba gufata ku munwa umbaze ahubwo we iyo diro ndayigukinira ufite ibicarisi ufite ibicari ngo diro nyinjiramo neza ufite n'amafaranga bitanga nta mafaranga se urumva waye ariko uzi ko kubera ubukene ufite utakize ibintu bikennye gusa udafite amafaranga nta kintu twavugana iyi nzu wayinyishyura ngahe iyi nzu wayinyishyura ngahe ibyo kuba inzu badusubize bayinyishyura ngahe ibyo kuba inzu bayikwishyura ntabwo njye binde amafaranga bayinyishyura ni 10% ryawe uhembwa ku kwezi sawa nacu hari mangahe ngo nkwereke ndaguye mu 15 15 ejo mu gitondo saa 11 shwa diro wayicyura mu gupasa aza umekinga shwa ko yageze aho ugomba kugera umekinga shwa ko ya kwa bitubeless kwa fresh ubundi God have mercy upon us. Kamwereke wewe nyizera kwanza naka kanya kamwereke kumuhonga umwereke gumaho zemuze je ngukinire diro kugira ubyemere erega burangiye katabarwa ninjye urumva waba ari umukozi wa mbere ukoze ikintu cyadanje gishaka gutuma umuyede kuko amafaranga ukora ntabwo umuyede yakorera weho umuhongo nze mwere ufite ibicerese ina amafaranga arahari kumuhonga ngo yihute sha yihute utugaragara k'abagabo tureye wacu umunsi sawa ubonye ute ndumva ntari bari kuzuba ni byinshi cyane ewana ngiye ahubwo mu kanya ngiye guhita ngira njya koga urebe ukuntu uza kunshyira amazi muri dushe njye koga amazi arahari ewana kandi ubwa gutunganyiriza abundi mbega izuba umujyi wa Kigali ni uko waka cyane ariko ni ahantu hose bosi rero yego mwiriwe neza ariko sinkagire kukugura nawe ukugura bosi reka buriya sureba buriya ejo bari sinakoze neza se noneho mukishima eho yahari aho waragejeje noneho wabaye imbwa y'ingabo oye se kandi mabuje urumva ukuntu bose bari kugenda nsesereza oya bari ukabiriza wowe urafata ugateka ibiryo umuceri ugashyiramo umunyu ungana kuriya uyiga bosi reka rigende ni ihene se wari kugaburira hari igihe bigucika bosi buriya hari igihe bigucika byaragucitse none se bire tumaze ngubaze bosi utarazana mabuje ukiri umuseribateri sinatekaga biryoshye umuntu mwiza akajya mbona akavuga ati katabarwa muhungu wanjye ubwanwa bweze bwakuza akajya mubita nk'agahumbi nkahita njya kubukuzaho kandi ubu ngubu akusigaye agira ibigambo byinshi mana yanjye oya ako murasegura iki murashaka iki kuko umuntu usegura ikintu nyine urumva gushaka ku ntego mwana agiye kwiyogera nigendere uyu unaniwe urananiwe ikintu nagiraga ngo nkubwire boss ibintu byahindutse Imana yakuze mu kebo idukoreramo iravuga ati mu rugo rwo kwa boss mwakire mbaremere cyagenze bite byahindutse sha mwana gwisha ku ntego urabona nta mwanya mfite ndina urumva mabusha yego mabusha iki yabonye akazi oya nubwo ugira akavuyo ariko banza utubwire ikintu ushaka kutubwira nyine urumva boss nuko atarimo arabyumva twakuboneye akazi wowe nanditse wowe nande wowe akazi shiri waretse akagusobanurira akazi akariko ukumva ukamutega amatwi ncamo nagira amagambo menshi ngavuga amana urumva nkuko nabikubwiraga ngo Imana yahinduye ubuzima mabuja yahinduye ubuzima iki mabuja namuboneye akazi ko mu Misiri mabuja ubugiye kujya ugendera yewe mu Misiri cyane rwose za muhanzi reka nkubwire niba ibyo bintu uri kuvuga rero wabera ubaye imbwa y'ingabo uje ka nkubwire ubu ngubu mabuja ka nkubwire urumva agiye kujya agendera muri Barabasi nawe gushyiramo igikapu mabuja ugenda udakubeshya se njyewe kwaba utangiye gutera imbere abo bantu bo mu Misiri se mwabonaniye ka none se buretse mabuja nubizi ko mabuja se wigize ibintu byanuza se bya tourism ibintu nk'ibyo ngibyo by'amashanyarazi n'ibintu by'imiriro kazi ko gukora ko gucuruza essence wowe kuri station akira cyane cyane amafaranga yose ahubwo kamuhuza na manager ataragira oya biramara iminota ingazi igihe kingana uko nta minota ni ukuganira akamureba akamubwira uko akazi igihe hari bugatangira akamubwira ibiko nazajya ibyo azajya azana mu kazi mugende manze njye muri dushe ndaje ubwo muragaruka murangura uko bimeze sawa kora mu Busiri mu Buyapani namuzanye go
aribi uretse ureba nabi kandi oya ntabwo ndeba nabi uranzi ngese ubundi wanyweye ukuvuga ngo amata umuntu ndamutumye akubwiye mukize ambwiye ngo hano hari umuntu ushaka kundangira akazi ni wowe se akazi se kameze gate bambwiye ngo wize ibintu by'amashanyarazi yego nibyo cyangwa bambeshye narabyize warabyize urabisoza ubyize imyaka ingahe 6 imyaka 6 ushyizemo niyo wakoze akazi This man! noneho rero hari ahantu hari akazi ni kure ntabwo ari hano hafi mu Misiri muri Egiputa urahazi aho bita kwa Farawo cyangwa nawe bakuntumye biratuma ubura akazi itonde umusore winsetsa rwose ntabwo mfite umwanya wo guseka aha ngaha uyu ndangira akazi itonde manza wumve ni ukuvuga ngo niba utari kubyumva neza ngo tujye tubiganiraho namerekeze ugenda njye nawe tubiganiraho bimbwire ahantu ugiye n'ahantu njyanye wowe nzi hano ku muhanda undangiye akazi ni ukuvuga ngo ikintu cyanzanye hano nenda gakoragira akazi uragashaka ntugashaka buriya jya wumvikana utagoranye ariko ubundi kugorana niba umuntu adafite akazi nagagorana twaza gahoro ni mu Misiri hanyuma ubwo ngubwo urayanyohere yahaye mbo naci sawa umva neza noneho bwatangiye kuza bwaje noneho nanjye ngiye kuba umugabo sha bose azajya yogosha ikiroso wenyine sha niho nkibyuka mani yewe umunaniro nari ndi kumva mpagaze n'indanje so reka ndaza kukuvugisha kuri ya business ya gahunda sawa bite sha kuri kunsakuriza bite bya kuri kunsakuriza bite bya mba ndi muri nuza mu tuntu dutundi n'utundi se ko naherutse mujyana n'umugore wanjye ari inde umugore wanjye ari madamu wawe guze urabura kubyuka utekereza umushahara wanjye kuntu ugomba kumemba ahubwo uri kubyuka utekereza umugore wawe umushahara n'umugore ndi kukubaza bihuriye umugore wawe ubu ngubu yageze mu Misiri avuze ko ndi kukubwira ko umugore wawe yageze mu Misiri nyine ndetse twari twavuganye gute ntabwo arambwiye ngo bagiye kumvikana ahita agaruka yumvikana nande manager mwambwiye tuza umugore wawe barimo baramukoramo akazi yageze mu Misiri